ahubwo bikunze muhe buryo sibyo ko nta nikosa ririmo ryo kwibeshya nyine cyangwa uzokora amakosa ntago ari ikosa ntago gukora amakosa ntago ari iki ntago ari ikosa gukora amakosa nyine no gukora amakosa nabyo ni igikorwa so ahubwo icyo ndi gutekereza in case wowe ushaka ufite ya intention hari umuntu uzanye afite intention runaka nyine ko nyine ngiri yo influence urashaka influence mo kubwira abantu ngo nukubomora influence yo kubomora se which kind of influence nyine like mo kumbwira ngo na bomo yengo nagize gute like influence yo kubomora ni yihese nyine by the way biroroshye ko let me tell you something my dear brothers and sisters biroroshye ko nyine uyu munsi wa postinga video karibwa n'abantu 5 kuko iyo video ndabwiraga abantu ko bajye mu kazi bagakora bagashaka amafaranga ako biroroshye kuraza gupostinga video uvuga ngo kubomora ibyo byambere n'ibiki ikagera 100 ariko here's the thing ufite guhitamo ibintu bibiri ese ndahitamo kuza kubakira ubuzima bw'abantu 5 abantu 5 mu minsi izaza ashobora kuzubakira ubuzima bw'abantu 100 cyangwa se 500 cyangwa se mitemo kuza kuvuga ijambo riraza gusenya abantu 1,000 cyangwa se abantu 10,000 mu gihe cy'isagona cyangwa amasagonda 60 umunota umwe just ana amahitamo yabiri uhitemo kubakira ubuzima bw'abantu 5 cyangwa se usenya abantu 100 mu gihe cy'umunota umwe gusa na mahitamo raza gufata mu gupostinga ibintu byose that's kind of intention ufite hariya niraza kudita mindinga icyo urakora urasenya cyangwa se wubake nizo social media niko zikora